twavuga ko ni formule imwe kuko naho habanje gusinywa aya mahame. Yego, ni birebye urabona barakoresheje inzira zisa, ni formule imwe nubwo ibyaganirwaga bitandukanye ariko uburyo bwakoreshejwe urabona yuko busa. Honorable Evode, nawe urabonamo isano y'inzira zakoreshejwe n'abahuza, nubwo umuhuza wa Washington ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhuza wa Doha akaba Katari, ariko ntibisa naho inzira zatoranyijwe gukoreshwa intambwe ku yindi uko zigenda zikurikirana zisa. Bo zirasa, abahuza niba umwe atari umwana wundi ni impanga, kuko Washington Katari ngira ngo wabonye ko Masad Boros yari ahari nawe muri ndetse na conference de presse yabaye nyuma, mwabonye ko hari Minister Foreign Affairs Katari na Masad Boros muri press conference. Hanyuma formule yo ni imwe, donc le style, rédaction, uburyo bw'imyandikire, le texte niya gutangira kuvuga ngo biriya twarabisobanuye mu bihe byashize, declaration de principe icyo bivuze, mubanze mugaragaze ko mufite ubushake kandi mwumvikane ku mirongo migari y'ibizaganirwaho. Hanyuma ikindi nkiri aho ngaho nuko amasezerano ya Washington biranavugwa muri iyi declaration de principe ya Doha, nuko bivuga ko biragaragara ko aya masezerano azabaho apana declaration de principe, sibyo? ni partie intégrante, ni kimwe mu bigize cyangwa zabara amasezerano yuzuza ya Washington, kuko muri Washington niko byanditse. Voilà. Hanyuma uragira uti iyi declaration de principe cyangwa se declaration of principles, aya mahame asinywa mu rwego rwo gushimangira ko impande zombi zivuga ko zifite ubushake. Ariko se Maître Gasominari, ubu bushake buri kuko ni declaration d'intention, uvuze mu gifaransa abantu bose bakumva. Yego, iyi declaration iriho umukono, ubushake buri mu mukono cyangwa muri signature, ubu kugeza amagingo ya nyuma yo kuyishyiraho kuri iyi nyandiko buranagaragara? Ntabwo bugaragara, ariko ntiturebe ko hari ubushake gusa. Hari ubushake ku ruhande rumwe, hari igitutu ku ruhande rumwe, igitutu gituma haba ubushake ku rundi ruhande. Uko niko kuri. No ubushake buzanwa n'igitutu. Yego rwose. Kubera ko two kwibagirwa ntabwo hashize igihe kinini, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivugiye ubwe ko igihe azaba akiri perezida atazigera abona imbere ye ku meza y'ibiganiro abahagarariye AFC M23. Ariko se ubu nubwo hiyongereyeho na Twirwaneho, nubwo abantu bajya bayibagirwa. None se idoha abasinye kuri aya masezerano ni bande bahagarariye? Nibyo nagira ngo nkubwire. We icyifuzo cye ko ari uko atahura na AFC M23 Twirwaneho. Ariko kubera ko hinjiyemo abandi batari we, ni ukuvuga ngo habaye n'igitutu gituma ajya Doha abonana n'uwo yavugaga ko bazahurira mu ijuru. Icyo nicyo cyabanje. Nyuma yaho noneho yohereza intumwa zo kuvugana na AFC M23. Niyo mpamvu uvuga ko ubushake afite uyu munsi buterwa n'igitutu yokejwe n'abo yiyambaje kugira ngo bamufashe gukemura ikibazo yari afite. Twibutse ko ajya gusaba ubufasha muri Amerika, ntabwo yagiye gusaba ko bamufasha kuganira, yagiye gusaba ko bamufasha kurwana. Hanyuma bo basanga bamufasha gukemura ikibazo bakoresheje uburyo budahenze, yisanga mu biganiro. Rero kuba ubushake impamvu uvuga ko budahari mu by'ukuri ko ari igitutu, ni nk'imvugo z'umuvugizi wa leta zabaye isaha imwe gusa nyuma yo gusinya aya mahame, aho yahinduye n'ibyanditse. Gute? Yavuze ko ngo mu byemeranyijweho ngo harimo ikintu cyitwa l'établissement de l'autorité
gouvernementale ngo bivuga yuko ngo AFC M23 igomba kubanza ikava ahantu hose yafashe ngo kugira ngo habe ibiganiro kandi ntabwo ari byo byanditse. Handitse iki Maître Gasomina? Mu ndebere mu ngingo ya 3 wabisomye se ko ufite texte? Ingingo ya 3 muri texte y'Igifaransa havugwa ni kuri biriya byo guhagarika imirwano. C'est le fait permanent. Confidence building measures. Oya, Cyongereza. ceasefire. Non, kuri ceasefire. Permanent ceasefire. Le point 3. Noneho urebe point ya 3 dore ikivuga, ngiye gusoma mu rurimi rw'Igifaransa, handitse neza ngo toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur le terrain. Icyo bivuga mu Kinyarwanda nuvuga ngo kugerageza guhindura ibirindiro bihari uyu munsi cyangwa se kubyimura cyangwa gufata ibindi bice. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niyo AFC M23 twirwaneho yashaka kuva mu birindiro byayo ku bushake, yaba yishaye amasezerano. None we yavuze ko muri aya masezerano harimo yuko bagomba kuva aho bari. Urumva ibyo byose nibigaragaza ko mu by'ukuri nta bushake buhari, ariko hari igitutu, kandi icyo gitutu bagishyirwaho n'abantu bafite inyungu muko iyi ntambara irangira. Bigaragara rero yuko ubu bushake butuzuye ni nabwo buzajya buteza ibibazo. Twebwe niko tubibona. Yego, uravuga ko uruhande rwa leta bagaragaza ubushake buke bwo kuzubahiriza ibikubiye ahangaha muri ubwo turacyavuga amahame ariko ntituragera ku masezerano y'amahoro. Ndagira ngo mbaze James, wowe aya mahame ubwayo bijyanye n'icyo abantu bari biteze, wowe mbere na mbere wayabonye ute? Ubwo tubone no kugaruka ku buryo impande zombi ziyasobanura cyangwa kuko twatangiye kubona ko zitayasobanura kimwe ku ngingo z'umwihariko zateje intugunda mu bantu nyuma y'uko hashyizweho umukono. Akoze Deve, ngira ngo ntabwo ari nta gishya cyuko abantu basobanura ngira bita imbanziriza mushinga y'amasezerano nyayo. Iyi ni framework urebye ni amahame, declaration of principles, ni amahame bemeranyijeho, ariko wakwita fondation noneho ibiganiro byimbitse bizaba minsi iri imbere. Hagati aho rero birumvikana ko hagomba kubamo abantu bagira interpretation, kuko hari ibyo wenda abantu no kwitiranya n'ibintu. Hari abantu bashobora kugira ngo ni amasezerano yasinywe ashimangira ibikorwa bizakorwa bitakorwa, ntabwo ariko bimeze. Icy'ingenzi nuko aya ngaya ni amahame yemeranywejeho n'impande zombi, amahame azashingirwaho noneho mu kugirana ibiganiro byimbitse kugira ngo haboneke ibisubizo birambye. No muri amasezerano bavuga ati ibyo tuzakora tuzajya imuzi y'ibibazo byo muri Kongo. Turaza kuhagera ingingo bigiye bikubiyemo, ngira ngo ni nabyo Honorable Vode yari yasobanuye, ariko ndashaka kugera ahantu tuvuga ngo ninde wigiza nkana. Ntabwo nshaka kubwira abadukurikiye icyo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Moya yavuze, ariko icyo yavugaga we yashimangiraga nuko ngo umutwe wa M23 ugomba kuva mu bice wafashe, hanyuma ubutegetsi bwa leta bukagarura inzego zabwo. Avuga n'izo ari zarazirondora, ariko uwari uhagarariye intumwa za AFC M23 muri ibi biganiro yarabihakanye. Umva uko yabisobanuye nyuma yo kumva leta ya Kinshasa ivuze ibyo ngibyo by'uko ngo bagomba kuva mu duce bafashe.
du ministre de la Communication qui parle de la restauration de itangazo rya minisitiri w'itangazamakuru avugamo ko ubuyobozi bw'igihugu buzasubirana ibice mwigaruriye. Ese gusinya iriya nyandiko y'amahame y'ibanze bivuze ko AFCM 23 igiye kuva mu bice ifite cyangwa yafashe? AFCM 23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées ou libérées? La même question a été posée même. Icyo kibazo kirasa neza n'icyabajijwe na Bwana Gross. Nta hantu na hamwe muri iriya nyandiko y'amahame havuga ko AFCM 23 izava mu bice yafashe, ahubwo abaturage bacu bagomba gutuza bakishimira amahoro n'umutekano bafite, kuko AFCM 23 ntizasubira inyuma na santimetero n'imwe. Turaguma aho turi tunahagenzura mu gihe tuganira ku mpamvu z'ingenzi z'iyi ntambara, kuko kugeza ubu muri iriya nyandiko y'amahame naho twigeze tuganira ku mpamvu muzi zitera amakimbirane. Ni nyinshi kandi twihaye umwanya wo kuziganiraho no kuzishakira ibisubizo. Yitwa Nzabonimpa, niwe uyoboye intumwa za AFCM 23, umunyamabanga mukuru w'uyu mutwe hariya i Doha, niwe uyoboye intumwa ziriyo. Ati ibyo nta byigeze bivugwa, ati yewe munarebe cyangwa munasubira inyuma mwumve iby'intumwa yihariye ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Masad Boulos yavuze. Ninde wigiza nkana honorable vote? Birumvikana uyu munsi navuga ngo ni leta ya Kongo, kuko kubera si byo byanditse. Hari ibyo abantu bavugaga hano, kuko abantu barimo baraconfusing abantu, barashyira abantu mu rujijo. Iriya point ya gatatu nimuyireba neza, no kuvuga ngo iriya point ivuga no kuvuga ngo ni point ya kabiri, kuko urebe ko zipanze harabanza general principles, amahame rusange. Yego. Noneho hari point ya kabiri rero iyitwa permanent ceasefire. Siko byanditse? Yego. Noneho reba agace ka gatatu, ni nako Maître Gasominari yasomaga. Ahubwo nasanze version nkuko yabivugaga, version y'igifaransa ariyo inumvikana kuruta. Hari document mbona washyize hano, iyo point permanent ceasefire, point ya gatatu iravuga ngo any attempt to seize by force new positions on the ground. The new position bivuze iki rero? Ibi biravuga ngo buri ruhande muri izi mpande zombi rukwiye kuguma aho ruri. Nta ruhande rwemewe kwimura ibirindiro, nta ruhande rwemeye gufata ibice bishya. Donc nuvuga ngo de nouvelle conquête, kongera gufata ahandi hantu cyangwa se kuva aho uri. Ni nabyo Maître Gasominari yigeze kuvuga. Mu kuvuga ko rero icyo gihe kuvuga ko ibyo Muyaya yahise asimbukiraho ejo, yaravuze ngo déclaration de principe, ça confirme les lignes rouges que nous avons toujours défendues. Imirongo itukura twashyizeho exactement niyo yagarutse aha ngaha. No kuvuga yuko M23 na AFC igomba kuva dans les zones occupées, mu bice byose yafashe. Ariko arabivuga we abihuza n'ingingo ya 4 y'aya mahame. Niyo mpamvu uranyenteraptinga ntararangiza. Reba noneho muri izo point, nari nkubwiye ngo permanent ceasefire iri ku mwanya wa kabiri. Reba noneho mu gace ka 4 niho nari mu gace ka 4 rero harimo n'ikosa riri technique, aho bavuga ngo restauration de l'autorité gouvernementale, restoring government authority. Government authority kuri version y'icyongereza. Ntekereza ko bagombaga no gukoresha restauration de l'autorité de l'État, kuko ibyo bintu bibiri ntabwo ari bikimwe. Ngira Maître Gasominare nomero yaraza kugusobanuriraho bitandukanira. Donc icyambere nujya muri iyo text, baravuga ko impande zombi, urebe muri version y'igifaransa barakoresha ko ubutegetsi bwa leta bugomba kugaruka mu gihugu cyose. Mu gifaransa bakavuga ngo sur toute l'étendue du territoire national. Uwabyanditse ntabwo yananiwe kuvuga ko
ubutegetsi bwa leta njye ndavuga ubutegetsi bwa leta bo nubwo bavuze ubwa guverinoma bugomba kugaruka mu bice byigaruriwe cyangwa mu bice byafashwe na M23 cyangwa se mu kimwe mu burasirazuba bwa Kongo. Donc ibi mon interpretation ni iyi. Hari teori yitwa hermeneutique dukoresha mu kumenya ngo mu kuinterpretare texte no kumenya icyo zivuga, ibintu byihishe inyuma y'izi nyuguti undi muntu wese atabona niki. Ni ukuvuga ngo biravuze ngo keretse niba DRC itabona ikirimo hariya ni ukuvuga ngo wibuke ko M23 AFC M23 ikestion na legitimité y'ubutegetsi bwa Kongo budashobora guha uburenganzira abaturage babwo ko ari bwo bwishi igihugu. Par conséquent bivuze ko l'autorité de l'État ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose ntabo hari. Ni ukuvuga ngo iriya rangaje bakoresheje ni rangaje diplomanuza politico juridique yiyubashye, ariko tout simplement iravuga ko igihugu cyose ubutaka Kongo yose irimo akajagari. Donc il y a l'absence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Donc par conséquent ntabwo wowe wahera kuri icyo ngo uvuge ngo buriya bivuze yuko ngo M23 igomba kuva mu bice byose yafashe kandi atari cyo po ya gatatu ivuga tumaze kugusobanurira yo muri ceasefire. Ubwo ngubwo haba harimo contradiction. Hanyuma ikindi cya kabiri ibyo nangiye kubaza nta kwivuguruza kurimo ntako. Ikindi cya kabiri restauration de l'autorité gouvernementale, reka tuvuge wenda uko babyise. Soma neza irumvikana ni pilier ni inkingi mwamba yo kugira ngo amahoro n'umutekano iterambere abaturage bongere kubaho mu buryo busanzwe kugira ngo bigaruke. Ni ukuvuga ko hagomba kuba hariho l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ariko noneho reba biri condition bashyizeho ni biri baze ko impamvu muzi binanagaruka no muri communiqué ministeri yacu y'ububanyi n'amahanga yakoze ivuga ko ari intambwe c'est une avancée significative kandi natwe niko tubyemera kuko ni intambwe de plus ku bindi byabanje ni intambwe ikomeye turanabyemera mu rwego rwo gushaka amahoro. Baravuga ko ikintu cyitwa impamvu muzi root causes ni ukuvuga ko kugira ngo l'autorité de l'État igaruke sur toute l'étendue, donc ku butaka bwose bwa Kongo, izo mpamvu muzi zigomba kubanza kuba addressed. Nicyo gihari muri iriya point. Donc ibindi rero ikindi kivugwa niki nakubwiye ngo ibi rero nibitangira kuganirwaho mu gihe cy'imishyikirano njye nibaza ko M23 itazibagirwa gukesitiona legitimité ya leta barimo kuganira. Sinzi legitimité ubwo legitimacy simbizi ngo mwagerageza kubwira translation mu kinyarwanda wenda ntabwo ndimo kuyumva, ntabwo birimo kuza vuba, ariko ni ukuvuga yuko mu magambo make ni M23 itemera leta ihari iriho irimo kuganira nayo. Ikindi kintu kinakomeye aha ngaha wenda petetere twagombaga kuba twavuze mbere, navuga ko M23 nibura leta ya Kongo hari ibyo wari wahereye uvuga ko Perezida Tshisekedi yari yaravuze ko avuga ngo yikomanga ku gatuza ngo moi président jamais nta na rimwe muzigera mumbona ndimo kuganira na M23. Gusa birimo birananjyana ku kintu aho ngaho ubwo ntaranikibagirwa. Ubwo ni ukuvuga ko icyabaye niki, hari Amerika, hari Qatar, hari natwe ibihugu byo mu karere ngira ngo nka observateur ngira ngo Ministre Vincent Biruta yakurikiranye ibi biganiro, hari African Union, hari aba bahuza imiryango yo mu karere. Donc ni ukuvuga yuko nibura leta ya Kongo habaye icyo nakwita reconnaissance internationale. Ni ukuvuga ngo habaye M23 ntabwo mu maso y'abari abantu bose bari hariya ntabwo ikiri umutwe w'iterabwoba nk'uko leta ya Kongo yabitaga, ahubwo yemeye yuko ari abaturage bayo kandi bafite impamvu za politike, impamvu donc bafite des revendications valables, ari nayo mpamvu leta yemeye kuziganira nabo.
icya kabiri bya bindi byo kubita ngo repante, bya bindi byo kubita ngo dukingirizo tw'u Rwanda, bya bindi byo kuvuga ko M23 itabaho, ibyo leta ya Kongo yamaze kwemera ko M23 iriho, ari nayo mpamvu yemeye kujya kuganira nayo. Reka manze njye kwa James. No, rapidement reka ndangize ahubwo ikibazo nibajije. Iyi dokima niba mwarebye hepfo, uyu muntu wayisinye yitwa ku ruhande rwa Kongo, yitwa Mr. Sumbusita Mambo. Sumbusita Mambo, the senior representative of the president in charge of Rwanda and the Nairobi processes. Izi Rwanda, izi process, ibi bintu ntibikibaho. Mumbwira aho biri. Ibi bintu ntabihari. Ibi bintu ntabwo ari Rwanda. Ahubwo hari igihe kizagera. No, let's more termine. Hari igihe kizagera. Faites attention. Ibi bintu ntibikibaho. Ikindi cya kabiri. Lorugane buriya yangaje igihugu ni guverinoma. Yego. Unless ibi bintu, izi declaration de principe, ibintu byumvikanyweho, yazabijyana bikaba valide. Sibyo? Donc inama yabo y'abaministre, guverinoma yabo ikabyemera, kuko uyu muntu ntabwo ari ku rwego rwa ministre ku buryo yakwangaje guverinoma, kuko urabona ko ni intumwa idasanzwe ya perezida ishinzwe process za Rwanda na Nairobi, kandi izi ntizikibaho. Ni ukuvuga ngo turi tantu kitari Washington ni Doha. Donc ni ukuvuga ko finaloma ntibizagutangaza hari n'umuntu ushaka ko kuvuga ngo ya masezerano ni fragile, akavuga ati vous avez négocié avec un aventurier. Reka twumve James icyo ashaka kuvuga.